Wiwi waruzi yuko numvise ubivuga wowe hari ikintu utazi kugeza uno munsi wa none abarusiya barakugendeye bifatira ibiganiro byaganirwaga n'abajenerali b'abadage bo mu ngabo zirwanira mu kirere maze si ukubyumviriza we ngo bumvisemo ukuntu tugomba guha intwaro Ukraine ukuntu tugomba gukomeza gucurana izindi ndetse byaba na ngombwa tugashyiraho abatekinisiye bagomba kubigisha uko bimeze ubu byose tugomba kubikora Urusiya bibonye ubishyira hanze nabonye byababaje cyane cyane ariko ubudage buravuga ngo ibi ngibi ni agasuzuguro barimo baratwinjira muri demokarasi ngo buriya badushyiraho agasomborotso no gushaka kudupfukamisha haritegeje hari nayo nama nagiriye abantu ba hano iwacu izi nama muri covid zakorerwaga kuri webex uzi ko ubwabyo ikintu udakontorora zishyira ubuzima bwose hanze bw'igihugu hanze ndetse n'inama za leta njye nagira inama yo kuzivana kuri webex niba badakoze inama ziri physical dukora ikoranabuhanga ryacu ryacu ariko wenda tunakontorora ariko baravuze ati ubundi aba bajenerali bagiye gukora inama kuri webex bumvaga bari maze abarusiya ngo si ukufata rwose baranaseka ntabwo bavuze batariko uriya umuyobozi w'ubudage hari yitwa Olaf nibwo yavugaga ati ngewe ibintu byo muri Ukraine ndashaka ko uzajya birebera distance sinshaka gukurura igihugu cyanjye ibibazo ngishora muri confrontation ya misile z'abarusiya ati kandi umuntu utararwana n'abarusiya agira ngo abarusiya bari mwendere cyambere ntitwibeshye twakoze amakosa mbere tubafata nk'abantu bari mwendere ariko bafite igisirikare kiri formidable ndetse ariko ngo icyate abantu ubwoba ni hari ahantu baherutse gufata ngo bakoze ibintu bitabaho ngo babonye bafashe umujyi umwe indi myinshi yikuramo oya ngo ibintu byahabereye wa mugabo nuko rimwe na rimwe abantu hari kubera imbaraga za media ariko harimo abatinyuka noneho bakabivuga ariko byatanzwe n'abasirikare hanogonotse ku rugamba aho ngaho baravuze bati iyi tekinike yo kurwana ni ubwa mbere tuyibonye ni ukuvuga ngo badevelopye tekinike nshyashya nanjye nshaka kuzigaho kugira ngo wenda uzayirwanishe oya nzayimenye nisobanukirwe neza kabisa ngo ubundi bakoreshaga ibi tekinike byo mu ntambara kabiri y'isi bazayishyira hanze abasirikare bakubitiwemo nibo bayivuga baravuga bati sinzi ntago bazi ko nabo ntago babasha kuyivuga ko babone gusa ibyabaye ukabona banywaruka bavuga ko bayita ngo cobweb attack cobweb ni piège d'araignée ngo nukubona ukabona ikintu ni bino bidodo tubona ngo ujya kubona by'ibitagangurirwa ukisanga nguri mu mumvuri w'abasirikare n'amabombe n'ibindi byose ku buryo nta na hamwe ibyo rero ngo byerekanye imbaraga zikomeye kandi ibikoresho byinshi nubwo bavuga ngo nta bikoresho bafite abarusiya abantu b'abanya-Ukraine barabashinja ko bataye amabombe yari kubafasha kurwana nk'amezi bakayasigira abarusiya rero simbizi kugeza n'umunsi wa none rero bakavuga bati mwebwe mwabadagemo mwatwiciye miliyoni 20 mu gihe cyo 940 gutyo kugeza muri 45 uyu munsi turi tayari ntabwo tumeze nk'abakera tubabwije ukuri yuko nta mujyi wanyu tutatwika kandi ibyo mwishyiramo mwibuke uko byabagendekeye mu ntambara kabiri y'isi amaye ngibyo rero ngoko hanyuma mushuti wawe Zelensky ageze ahantu abona yuko ngo abita abafatanyabikorwa be ari abantu b'amagambo b'abagambanyi batajya bubaha ibyo bavuze bababeshyi akavuga ati iyo mumpe ibyo mwanyemereye mwabagabo mwe ubu nakabaye nashushubikanije uburusiya abarusiya nkabasubiza iwabo bakaba bari kwirukanka bajya kurinda Moscow icyo bivugaho niki yari kubera bikoze nta n'ibyashoboye byananiranye harimo intwaro bazanaga buri munsi baziririmbye bazigize ibitangaza bazi kubita bugacye bakazana izindi bazigize ibindi bitangaza ubwo si yabikoresha icyamaboko abantu barabamaze bari kwizanishwa ngo 31 gusa nabonye ko yeruye ku giti cye inkuru iranditse ahangaha
ko arambiwe imikino yabo mu burengerazuba bw'isi. Ni perezida wa Ukraine witwa Volodymyr Zelensky wanenze ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeza kumurerega bitinze inkunga yakabaye abona ikamufasha gukomeza igisirikare cye kuri ubu gisumbirijwe n'Uburusiya ku rugamba. Mubaza akabazo uretse gato ngo hizi umuntu ukeneye inkunga arategeka niwe utegeka abantu ko mutaza vuba. Oya nibo bamworoye reka banza bibabwire buri wigeze usoma umugani wa ibyiruka rya maheru sawa hanyuma yafataga ibyo bakabyita iby'ahandi. Uburusiya hano yafataga iby'ahandi akabyita iby'iwabo. amabyiruka ya maheru rero nusobanukira hano rero Uburusiya iyi nkuru iraniyenga baravuga ati Russian soldier thanks Biden for sending Abrams tank to Ukraine. Barashimira abasirikare b'Uburusiya barashimira cyane Joe Biden kuba yarahaye ibifaru bya Abraham Ukraine. Ibi rero babivuze nyuma yaho bakomeje kugenda babitwika. Urumva ubu ngubu icyateguraga ibisasu nakwereka mu mashusho harimo kwidoga ejo baragitwitse igifaru cyateguraga za mine mine clearing tank. Reba hano kirimo kugurumana none waje ni nk'icyato cyahiye. Ni amafoto ya drone yagitwitse za drone z'ubwiyahuzi zitwa Lancet. Ubwo rero bahita bandika bati rwose Joe Biden uri imfura cyane warakoze kutwo ngo ujye bavuga se baraba ko ari byo bifaru bya mbere bigayitse bitajyanye n'igihe ahubwo ngo tekinoloji yabo bamaze kubona yuko iri inyuma ngo imyaka nka 50 y'Abarusiya ntiriho ariko Zelensky ababajwe cyane n'inkunga ya miliyari 60 z'amadolari Amerika yagomba kumuha. Ariko kuva mu kwezi kwa kabiri kugushize yazitiwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Abadepite biganjemo abarepublicain bashaka ko zigabanywaho kabiri igice kimwe kigakoreshwa mu kurwanya abimukira binjira muri Amerika muri yonyarije n'amategeko. Amerika ifite proje yo kubaka uruzitiro urukuta. Uyu munsi wa none cyane cyane abo mu ishyaka ry'abarepublika bafite nyirango bwiganze mu nteko ishinga amategeko bo bashyize imbere ikibazo bafite cy'abimukira bava muri za Mexique baca ku mpaka babona Mexique baturutse mu bihugu bwose butandukanye za Guatemala za hehe byose bakavuga bati ibi bintu biteye ibibazo turagiye kwirukanka muri Ukraine tugifite ikibazo barashaka miliyari 90 zo kubaka urukuta. Zelensky dore amarira ngo ibi bintu ntabwo byumvikana. Arimo arabibwira abandi gukuntu abantu bari mu gupfa isi iri kurebera kandi hari ubwirinzi buhari bakaguhaye. None ngo ibi bintu ntabwo isi zigera byibagirwa ntabwo bizigera byibagirana bizibukwa ibihe byose. Zelensky nabaze twebwe isi turayizi ntabwo ayizi igiye kumukara ntabwo arayibona. Yewe ku munsi wa mbere nuko ijwi ryanjye ataryumvise yaza kuryumva hako hakwiga ikinyayikene tugatumubwira ibi bintu yari kubyirinda. Icyambere rwose ndakubwiza ukuri ntago bari abantu bafitiye impuhwe urebye mu mateka Ukraine n'Uburusiya ni nk'ari igihugu kimwe. Ubundi Ukraine nta nubwo ubundi yabagaho dans l'histoire. Turumvikana ngo rero icya kabiri bari abantu aririra nabanza arebe nge nabahagero za hafi ariko ndashaka kuzana mushuti wawe wo muri Norvege kugira ngo ubanze umwumve nawe dusoza tujye muri Kongo. Icyo nshaka kugira ngo ubwire ngiki aba bavandimwe bakubwira ko bazanye demokarasi ngo na freedom iwabo ntabwo bari free kuko bibaza kuba bari free umuntu nka Julian Assange ntabwo yakabaye uyu munsi wa none yiruka arahari sibyo. Uyu munsi wa none iyo demokarasi barayitwaye barayishushubikana bayijyana muri Vietnam ariko abo bari bayishiriye bamwe sibyo bajyanyeyo bashaka kuvuga batereka ibintu tubisoze neza bakubita amabombe bakora ibyo bakoze byose n'ubumara bwa sarine burahagaragara bagenda demokarasi itsinzwe itashinze imizi. Barirukanka muri za 53 muri Korea General Maka-Afa aravuga ati ubu ngiye guca ubu bwigomeke bwa Kim Il Sung tujyane demokarasi. Barakubita bavuye igihugu bagiciyemo ibice bibiri abavandimwe batavugana hagati ya Korea zombi.
iyo ni demokarasi. Demokarasi noneho barayijyana ye babwira uwitwa Saddam nyuma y'ibibazo byabereye muri revolution yabereye muri Irani bavanaho ubwami bwa Irani, ibibazo bikavuka, bati rero Saddam Hussein bitikiriti tuguhaye imbaraga kubita biriya byigomeke yongeye ngo aragiraga intama ubakubite. Urumva mwene Majid Irani icyo gihe uwitwa Khamenei Ayatollah na n'ubu umuyobozi namwita nk'aho ari we spiritual leader, chef spirituel. mu gitondo bagira radiyo imwe ivuga ibifaransa iko ngo ahora afite imbunda ngo ya AK47 bigaragaza ko aba ashaka kurwana buri gihe, kandi koko aba ashaka kurwana utarwanya abahuta yabariya n'abamujahidin. Urumva noneho Saddam Hussein biramunanira asubirayo, Irani iramwivuna. Saddam burya nuko abantu batabimenye aravuga ati mwashoye mu ntambara none ntimwampaye ku ifaranga, ibyo murimo ni ibiki? Ati nanjye reka njye kwigarurira ibintu bimwe muri Kuwait, nivomere amariba. Baramupirikana barakubita, bamukubitiye mwivu, barangiza kuza bamushinja ibitwaro bashaka no kuzana demokarasi. abiga baribura ariko bamanika birangira urubyaro rwe barurangije bamuvana mu hariya nko kubita imbeba ntabara nihaga, bamuvana mu mwobo, baramwasamura, byanwa byarageze ko barangije baranamukatira baranamumanika. twamurebye mu kanwa batika tuve ko nta ndwara zirimo, baranamumanika, ariko demokarasi na n'ubu ntirahagera. Hanyuma kumanika ikintu cyabaye demokarasi rero twavuye demokarasi barayitwara, ariko wa wundi wamuciriye urubanza Islamic State yaramumanitse nawe se niba hari iminsi yateye se bamaze kuza baramumanika. Hanyuma demokarasi irakugendeye ijya kwirukana abatalibani, ariko wibuka ko abatalibani mu bitwaga ba mujahidini barimo ba Osama bin Laden n'ibindi, icyo kizakwereka harimo abantu bamwe bafashijwe bahabwa za Stinga, bahabwa barapigi, banagura na za Kalashnikov barabaha, bati mukubite abasoviyete mubirukeho. Birangira bashyizeho muri za 90 yo bashyiraho leta y'abatalibani. Leta y'abatalibani nayo baraza batereka tuze kuyivanaho ibitse se kibi, bigira mu misozi. Afghanistan tuyibohore tuyishyiremo demokarasi. Birangira ahubwo babandi babahamagaye bati nimuze mufate ibyayo. Yageze ubu barabamagaye ko bigendeye, huye barigendeye nyine bahasiga abari babaherekeje baririra ku ndege bazipepera abatalibani bati turabafata. Wewe warasemuraga hagarara hariya, wewe wirirwa kugendana uri kubereka aho twihishe, hagarara hariya. Wowe wagira gutari bya hariya nawe ubwo barigendera, wirirwa gukandagira mu misigiti uko iboneye utari buriya nk'iya sinyu ubwayo yari kwereka Zelensky yuko aba bagabo nta kintu bazamukorera, kuko nta mwana wabo bahagaze nyuma kugeza bitandukanye buriya n'abarusi. Abarusi niba uzi kuri inshuti yabo babazi ko wafashe risque. Abashinwa même chose. Ntiba uriya mukomediye nta nubwo yasomye amateka y'u Rwanda aho babaga barahababeshya abantu barabarinze, reka byadogera bagapakira imbwa. Niyo mpamvu navuze twebwe turabizi bapakira imbwa bagasiga abantu. None hanyuma ikindi gishekeje, ntabwo abantu bari kuba bataye abanyafganistan kuriya babasize mu menyo ya rubamba, barigize bamwe barahinduye n'amazina bakajya mu bakiyogosha ubwanwa. Warababonye umunsi babakuraho cyane, hari uwitwaga Nibarinde ahita yishyira akazina ngo yitwa John, ubwo harafasha. Hanyuma bidateye kabiri barigendera babata ku kibuga cyokoze basigiye bari abantu imbunda Air Force. Sebo babonaga abantu za miliyoni barajya mu ndege imwe, urumva barigendera. Hanyuma rero ubwo basize abarayizi babo hariya babasiga amenyo ya rubamba cyane, bajya noneho gufasha umuvandimwe ngo we shall stand with you shoulder to shoulder until whatever it takes. Naye barabwira ati ariko isasu moko ndigwa aho ngaho moko eskaramo arova ni uko umunyamerika avuga ati moko kamwe agasasu kamwe kagwa ku butaka duhita tujya mu mirwano. siko bavugaga akubwira ese imirwano bari bazajyamo ko ntari kwibona neza. barashe popo ntikibayemo kwibaye byinshi, n'imisozi yarafashwe abantu barapfuye barabambwa abandi barabamaze. Ugeze ko bazajya mu mirwano ndababura. Ubwo rero bisigara gutyo. Umugabo nawe ngira ngo yatekereje yuko aba bantu hari icyo bari bumufashe, noneho atangiye kubyibonera. Ari barababwira ati mwebwe ndi kubarambirwa, narabarambiwe ahubwo akari yari gukina agakomedi
aho ngaho tuveye umuri kandi ngiye kwa mushuti wawe rero ariko wagenda wagira uyu mugabo w'ingabo za Ukraine ngo ari colonel general Alexander Sirski yavuze ko impamvu bari mu gutsindwa ari uko abayoboye ingabo ku rugamba badashoboye reka da ntati bagomba kuvaho agashyiraho abandi bafite amaraso mashya turi gutakaza imigi dutsindwa ahantu hose kubera mwe ariko abasirikare bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba ntago bacyumvira amategeko y'ubukuru ntago bayumva kubera baravuga bati ibintu bituri gukorerwa ntago twakomeza gutegereza order evacuate yo kugenda ya nyuma mu mujyi wa Avdiivka uko wawusoma kose si Nyamirambo cyangwa Avdiivka ngo iyo bakomeza kubahiriza amabwiriza aturuka hejuru ngo bagumemo bose bari gufatwa cyangwa bagapfa abari kuri tere nibo barebye baravuga ati gatwa presse gutya ibi ntago bishoboka imbaraga ziri imbere ngani za Sekibi bacobora ngo niho baboneye irwano mirwanire mishitwa komwe bataka ariko rero uza umve verisiyo sasa ariko n'ubwa mbere mu byo bitakaza amakuru byemera yuko ibintu bitoroshye ariko reka uzubanza wumve umushuti wanjye hano sasa kamuzanye abari uyu muvandimwe wanjye rwose muvandimwe wanjye uri muri Norvège Moses bimeze bite salama uri live ubu ngubu ndashaka umbwire bimeze bite amakuru aho ngaho bimeze bite ibintu by'urugamba Uburusiya ntiburatsindwa Uburusiya ni mafia bimeze bite ntago muri abashushubikana ubu turisuganya neza twaje gusanga ko uriya mugabo akoresha mercenaire gusa ntabwo urahindura imvugo oya uko amakuru ahari nuko umerewe nabi igishize ari umere nabi none se uko ubibona se ujya North Korea ibyo ni propaganda wana nta North Korea ibyo ni propaganda ibyo ni propaganda ibyo ni propaganda mon frère uyu munsi wa none barakora intwaro zabo kuri twebwe dufite ibimenyetso reka da twebwe dufite ibimenyetso North Korea niyo yabaye intwaro izo misiri zose mwe murakoresha ariko ngiye ntushyiremo mon frère ariko maze hanyuma se akabazo k'amatsiko ubu amaherezo ko nabonye Zelensky ari mu kwinginga abantu ngo bajye mu mishyikirano harajyana iyihe karita ku meza ko ari muri position de faiblesse buriya rero reka nkubwire ikintu kimwe nta na rimwe Zelensky azajya mu mishyikirano kuko aho bihagaze ubu ni uko kwakesasoa abanyaburaya kuko bazi ko Trump agiye kuza biyemeje kwifatira bonyine bega bagafasha Ukraine yewe badategereje ko Amerika bayi kabisa menya ko icyambere abanyaburaya